twongeye kugaruka inshuti zacu bavandimwe. Uyu ni Lion Bishop nk'uko mubimenyereye, kuri subscribe kugira ngo inama zijye zigenda zikugira. Uyu munsi rero tugiye kureba inyungu ndetse n'akamaro k'ibinyobwa tunywa, ni izihe ngaruka, ni izihe nyungu dukura mu buzima bw'ibyo tunywa. Kurikira hano, turahera ku binini tujya ku bitoya. Iki ngiki utakizi yaba atagira ubwenge. Iyi bayita konyage. Iyi konyage rero iyo uyinyweye, amaraso yawe ashobora kugira ikibazo cyo kutihuta, imitsi yawe ishobora kugira ikibazo cyo kugenda ifunganamo gake gakeya. Uko ugenda uyinywa inshuro nyinshi niko ubuzima bwawe bugenda buta garanti y'igihe wari buzabeho. Akaba kita Speranza Group Limited, nako kubatakazi kagira volume 43 ya alcohol. Iyi ngiyo bayita whisky, ngira ngo bamwe murayizi ko bazikunda, kandi nzi neza yuko bamwe muzizi. Iyi whisky yo rero igira volume 40. Nubwo aka Speranza abonye ari gato ariko kayirusha volume. Iyi ngiyo bayita group Gorilla, bayita Gorilla Power Gin. Iyi ngiyi rero nayo ikaba ari ikorerwa mu ruganda rwa Speranza, ikaba ifite volume 42. Iza rukora rero kugenda uzirunda mu mubiri wawe, niko abasirikare b'umubiri wawe bagenda bacika imbaraga. Iyi ngiyi rero bayita Bond 7 whisky, ikaba ikorerwa nabwo mu ruganda muraruzi nta mpamvu yo kurutindaho. Ikaba nayo ifite volume 40. Iyi bayita nguvu. Wumva izo nguvu nawe ujye ugenzura umenye se izi nguvu koko nizo. Tubabwira neza ko twicaye ku ruhimbi, hari ukuza guhitamo amahitamo abiri, ugakomeza kunywa inzoga cyangwa se ugakomeza ibindi turi bugereho. Iyi ngiyi bayita GS, ifite volume 40. Uko amacupa agenda arutana, buryo ibyo bavuga ngo ubugabo si ubutumbi, nta gacupa kari kagira volume zirenze izaka ngaka. Ujye witaho ubanze umenye se inzoga ngiye kunywa ifite volume zingana iki. Nyuma y'ibyo ngibyo, hano tugufitiye iyitwa Boss. Urayibona? Iyi Boss yo nubwo udashobora kuyinywa, ariko no ku maso iragaragara neza, irasa neza. Iyi Boss rero ikaba ifite mililita 180. Volume yayo banza yaragizwe ibanga nayo ndi kubona. Iyi ngiyi rero ikaba ifite volume 42.8. Urumva ko irayingayinga ya Speranza. Nyuma y'ibyo ngibyo rero tukaza kugira iyi ngiyi murayizi ngo ni Rio Superstar, ariko ifite irindi banga bita vuduka. Ese uvuduka ujya he? Mu buriri, uvuduka ujya mu gihuru, uvuduka ujya mu gisambu. Can you imagine? Iyi ngiyi rero ikaba ari special vuduka, aho uvuduka ujya simpasi. Akangaka bakita swaga. Swaga ufite niziki? Nizo gukubita umugore. Swaga ufite nizo gukora iki? Gafite volume 40. Utekereze neza umenye ko kanganya volume n'iri ngiri, kandi urebe ingiri ukuntu ringana. Burya rero ubugabo si ubutumbi, mugani uwabivuze yavuze ukuri. Tugiye rero ku mwami wazo noneho sasa. Umwami wazo bamwita King Vuduka. Nayo ngo ni ingufu. Ingufu rero ifite volume 42. 42 rero muri ibi ngibi byose ntabwo nigeze mbamenyesha se iyo ifite volume zingahe. Nkabambona iyi ngiyi ifite volume ni 35, ariko ibyo byose okay, ntabwo nabitindaho cyane, na comment cyane na sasa. Mwibyo ngibyo byose twabonye, tumaze kubona ko kano ka Group Speranza Limited waragi ariko gafite volume nyinshi, gafite volume 43.
nibyo bavuga ngo ubugabo si ubutumbi, ariko nanone reka nongere ngaruke, nta muntu unywa inzoga udakunda ifege wanjye. Iyi ngiyi bayita SM. SM iyo uyinyweye ni iki kintu cyongera mu mubiri. Ndaza kubabwira ingaruka z'itabi, mbabwire n'uburyo itabi ryinjira mu gihugu, noneho umenye ngo ese mwiriye kurinywa cyangwa si mwiriye kurinywa. Dufite amoko y'itabi menshi agiye atandukanye. Iyi ngiyi kuba yizi bayita intore. Ntabwo nzi niba ari ya ntore yamiriza, ntabwo nzi niba ari ya ntore icumugara, ariko no comment, ntacyo mbiziho cyane, mwe muramfasha. Iyi ngiyi nayo bayita Parimani, bari Parima, I don't know. Bayita Parumara. Tukagira indi nono ihebuje mu masigara yose. Sinzi niba ushobora kumenya uburyo wagura ifegi imwe amafaranga ibiceri 200 ukavuga ngo uzatera imbere ku ifegi imwe, kandi ushobora kwira umweye nibura agapaki k'ifegi. Iyi ngiyi rero bayita Danhill. Ngiye kubanza nkusomere kwaya matabi yose wabonye hano, hari bicyitonderwa. Numara kumenya icyitonderwa ubanza urebe ese aka gahanga kariho, uyu ni marayika Gaburiyeli, uyu ni Bikira Mariya, uyu ni Yezu, aka gahanga kariho nakiki. Ese uyu muriro waka ni inuma zamanukiye kuri Yesu igihe Yohana yamubatizaga niki. Ibi ngibi byose rero ni ibikwereka yuko iyo urisomo burimo urasoma urupfu, nta kindi kintu uba urimo urabona. Hano rero bwo umunyarwanda yaricaye aravuga ngo itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima, ntabwo ari Minisiteri y'Ubworozi, ntabwo ari Minisiteri y'Uburezi, ahubwo ni Minisiteri y'Ubuzima. Aravuga ngo kunywa itabi birica, bitera indwara ya kanseri, indwara z'umutima n'izindi ngaruka mu buzima nk'ubugumba, kubura urubyaro, kuvamo kwinda n'indwara y'ubwonko. Urumva rero ntago itaba ari ryiza. Ibi ngibi byose rero njyarakano nigeze kubwira papa wanjye, ndamubwira ese daddy, ndemera yuko inzoga uzinywa, wamara kuzinywa wenda ukumva hari akantu gahembutse mu nda yawe. Ese itabi ry'urinywa ko mbona n'ubundi usohora umwotsi, inyungu ibahe? Nyuma y'ukwezi kumwe ndakurahira ko papa atongeye kujyamo isigara. Rero hari ikindi kintu uramutse utanyweye isigara, utananyweye inzoga, hari ikindi kintu mbona ushobora kunywa. Ndakwibutsa ko ahangaha turi ku Ruhimbi, ibi ni ibisabo, ntabwo ari inganda zikora amasigara, ntabwo ari inganda zikora inzoga. Ahangaha hari uruganda rumwe nashima, uru ruganda barwita Inyange. Iyi ni juice ya mango. Ako kanyweye ntabwo muganga azakakubuza, ako kanyweye mama wawe ntazagutuka, ako kanyweye papa wawe ntazagukubita, na anti wawe nta nyogosenge, nta so wanyu, nta nyokorome, yewe na mukasi ukwanga ntabwo yakuziza ko wanyweye ji. Iyi ji rero numara kuyinywa, ndakumenyesha yuko ubuzima bwawe buzamera neza, wakanywa gakonje, wakanywa gashyushye. Umugambi rero wari uwo kugira ngo mbabwire ngo nyuma y'ibyo byose inzoga zirica, amata n'ubuzima, amata n'ubuzima, inzoga zirica. Ndagira ngo mukore subscribe kuri channel Lion Bishop, mujye mukomeza kugenda mukurikirana inama zigiye zitandukanye. Ni wa muntu wanyu, n'umungu wanyu, ndabakunda cyane, aka nagaciyeho. Tuzagenda tugaruka tureba n'utundi mu bihe bigiye bitandukanye. Murakoze, bye bye.